Samweli yari umwana ukunda gutegura ibyo akora byose. Buri gitondo yatekerezaga ibyo agomba gukora uwo munsi, harimo kwiruka vuba, gukina umupira n'inshuti ze, gukora imikoro ye vuba, kandi buri gihe akifuza kuba uwa mbere. Ababyeyi be bahoraga bamwibutsa ko gutegura ni byiza, ariko gusaba Imana kumuyobora mu ntambwe ze ari byo byiza kurushaho. Umunsi umwe, Samweli yafashe inzira ya bugufi ajya ku ishuri kugira ngo abone umwanya wo gukina. Mu ntangiriro, iyo nzira yasaga n'iyoroshe kandi ishimishije, ariko nyuma y'igihe gato yarazimiye. Yagize ubwoba maze yicara munsi y'igiti. Akiri aho, yibutse umurongo wo muri Bibiliya yari yarize mu ishuri byo ku cyumweru, uvuga ko abantu bashobora gutegura inzira zabo, ariko Imana ari iyobora intambwe zabo. Samweli yafenze mu mutuzo asaba Yesu kumufasha. Hashize akanya gato, haje umugabo mukuru amwereka inzira nyakuri ijya ku ishuri. Samweli yageze ku ishuri yatinze uwo munsi, kandi yamenye ko Imana yamuyoboye kuko yari yayisabye kandi ayiringiye. Umunsi umwe ku ishuri, Samweli yabonye mugenzi we ababaye kuko yari yatakaje ikaramu ye. Samweli yashakaga kugumana ikaramu ye nshya, ariko yibutse gusaba Imana kumuyobora mu byo akora. Yahise mu kuyisangiza mugenzi we, maze mugenzi we arishima cyane. Samweli yanatangiye gufasha abana bato, kuvuga ukuri no kugirira neza abantu bose. Abarimu be babonye impinduka zabayeho maze baramwishimira. Ku cyumweru, mu ishuri rya Bibiliya, Samweli yasobanukiwe neza igisobanuro cy'imigani 16:9. Yamenye ko yashobora gutegura, ariko ko akeneye Imana ngo imuyobore buri munsi. Samweli yize ko umwana mwiza w'umukristo uri usenga, umvira kandi uriringira Imana ngo imuyobore mu ntambwe ze zose.